mukenya mwaka mwabuke ukinga hongera inyanubwatsi ukinga hongera inkamuzindi ukinga. Hanyuma tugiye kwakira undi munyarwenya wo mu Gasyata witwa Rumi. Ladies and gentlemen, amashyi cyane twakire Rumi. Nkuko mubizi rero tumaze kugira umubano n'abantu, ndabanza ngasuhuza abakire banjye. Merci ibyo byihanganira, hari impamvu. Yitwa Rufani. Hari umuntu kwegera uvuze ngo mana yanjye naho muri sindi umusuhuza. Aha ngakurikizaho Sankara ameze neza. Ngakurikizaho Franco. Marita yaguruka unsuhuze. Kara kanyenyeri ukanda urumva niyo twahura twarapfuye twaganira bisanzwe. Uyu muntu ni umugabo cyane. N'abandi bose barakuzi se? Uzi ko ariyo mpamvu make habantu ugomba gucikaho. Suhuza muza, suhuze muyoboke Big Brother, ubundi nangire mbasetse. Icyo ngicyo ni ukuvuga ngo igituma mba mbasuhuje rero, nge niyo joke yaba idasekeje mwebwe mugomba guseka. Ndishimye cyane, by'umwihariko nishimiye ko openingira Muhinde arangije kaminuza icyiciro cya mbere maze imyaka nyamutera story, maze imyaka 3 ndangije icyo cyiciro butari ubwubatsi. Yakirangije Musanze. Ibutare ntago byari byose ngiye kukirangiza ko ndi umuswa simba beshya pe. Twarakoperaga ku rwego, ndibuka nigeze guha umujene amafaranga, yarazi ubwenge pe. Mu amafaranga agaze kunkopeza. Tugeze mu kizamini yicara imbere yanjye, nicara inyuma ye, arankopeza pe. Ibyo yanditse nibyo nanditse. Ikintu cyaje kubaho kwa kuntu umulecturer batambuka mu bana agenda areba, yamugezeho, amaze kumugeraho afata kopi ye, arayireba, amaze kuyireba araseka yishyira hasi, ateye intambwe ebyiri aravuga. Ngako ngo umuntu abikigoryi ngo ku buryo ngahera ku kibazo cya mbere ngakagira ku cyanyuma utabona n'ahantu kuri amanota 2 kandi namwishyuye amafaranga yanjye. Hawundi noneho twishyuye tumwishyura turi nka 5. Icyo gihe twaracuzingaga A, B, C, ntabwo byajyaga birenza D. Tumubwira ati wowe uri bukora ino geste, niba ari A turi buzengurutseho ducuzinze ukorore rimwe, niba ari B ukorore 2, niba ari C ukorore 3. Murezi tumuha amafaranga, tujya mu kizamini, twamaze no kumwishyura turicara, tumaze kwicara tuvuga ngo niba ari A rahita akorora rimwe. Umurezi aza yarwaye inkorora, twumva ngo ese ko na F irimo turahikire. Hari umuvandimwe w'inshuti yanjye muri no minsi turi gukorana n'urwenya, yitwa Maso y'inyana, ndagira ngo aze kuri stage. Ni inshuti yanjye muri no minsi ku rwego mudashaka gutekereza, kubera condition arimo, ariko condition arimo ayikoresha neza, mbese nta kintu yigeze imutwara. Maso y'inyana utambutse neza kuri escalier, uyu mujene ari fani ku rwego rwo hejuru. Ako Maso y'inyana umuntu kuyoboye ko nameze nkaho bakumera mikrofone bansuhuza iteranije. Muraho uri kureba atariho dore murahagaze areba neza bahagaze gutya. Nibyo bagera kandi utera intambwe ebyiri wagwamo hari hasi. Dore iyo umuntu ahagaze neza no kuvuga ngo areba neza, abareba gutya. Uno budasa bibonye. Aha uraninde Maso y'inyana turashe ku ntego. Yego. Ujye umbwira ko warangije. Wize ibiki, warangije ibiki? Nize ubuvanganzo. Nirashaka gukoresha ikizamini. Yego. Wize ubuvanganzo. Yego. Ubwo n'indimi n'ubuvanganzo. Yego. Indimi n'ubuvanganzo bigizwe n'iki? Indimi n'ubuvanganzo bigizwe na speaking skills, iyo ndayemera. Listening skills, iyo ndayemera. Reading skills, iyo nayo ndayemera. Hakaza n'ibyo bita body languages. Body languages ariko ni kuri mwebwe. Umva ni special. Okay, ni special. Iyo ngiyo ntagireba Franco, ntagireba Melissa,
nta kibazo ariko Eh. speaking skills ndayemera listening skills ndayemera ariko reading skills ntago nyemera. Nyumviriye imbwa n'ukuri. Uzi si impamvu Yego. yose Masonye umuntu agwaye igitabo ngo wabasha kugisoma. Ariko serumika ariyo mpamvu nkwita imbwa. Guta umugabo uri umugabo nkanjye nkawe ndi. Ndabyemera. Nose ubu ngubu ukimaye singisomeye nananirwa no kugikoraho nkigendera. Cha Masonye ntabwo uri kuvuga igitabo. Masonye Anga ntabwo turi kubyemera. Ndaza kukunyuzamo ijisho wowe nakubonye. Tujye kuri body languages. Body languages. Body languages insobanura neza nyumva. Body languages ikorwa mu buryo baguha ikintu ukagikoraho ukavuga icyari cyo gukoresha intoki. Ikintu only. Sinshaka guhereza n'umuntu. Buriya abantu bakuye mu bintu. Ngiye nshaka guhereza umuntu ugakora ku gice cy'umubiri ukambwira icyo ari cyo. Ubyumva ute? Niko ubyumva. Ariko nta kibazo. Hari ikibazo? Oya ntacyo. Masonye reka nza n'umuntu. Witonde burya mba ndi maso mwana. Nta kibazo. Masonye. Yes. Hari umuntu ujya umfasha reka muzane. Umbabarire. Reka nza n'umuntu ikiri bukore ni kimwe. Witonde udakora ikosa. Ntabwo nkora ikosa humura. Jewe upfa gukora ku gice cy'umubiri ukambwira icyo ari cyo. Umva yewe si iki. Ahubwo mwihangane nimuze gutuma amenya icyo ari cyo. Umuntu agira. Ese ubu nise hari ibice by'umubiri uba utazi wowe? Oya biragoye. Biragoye? Kuba nakizi bya bigoye. Audience mumbabarire nimugire ikintu maso y'inyana no kuno wari uhagaze. Wari uhagaze amaso ariko birasaba kuza guhindukira. Ndahindukira. Amatara yari kukumena amaso. Sikari byo. Ba witonze. Turabanza dusaba uburenganzira nzanye umuntu. Ngenda gukoresha ku gice cy'umubiri iki? Noneho mbwira icyo ari cyo. Hari ikibazo? Oya nta kibazo. Uri inkozi y'ibibi we nakuwe. Ntabwo nta kibazo. Buhagaze rega aze ko witwara nk'umuntu ureba. Ndiguzagurika. Itonde gatoya. Ino mikoro yifashisha aha n'ubundi hagize inkoni reka nyigufasha. Hagize ikibangiye nagutabara cyangwa nkabibazwa. Oya igice ukuboko uri bukoreshe. Ese uri ukuboko rukuwe? Nukwibu. Nta kibazo. Iyi ni indyo mwana. Oya umuntu umfashe nta kibazo. N'umuntu n'umugabo nzanye. Maso y'inya. Maso y'inya ngiye gukoresha ahantu mbwira hariho. Oya nta kibazo. Zana ukuboko ariko ntukubagare cyane. Nukozeho gake cyane gashoboka. Wambwa we ahanga ni mu gahanga cyangwa ni mu mavi. Body language yawe kicuritse. Shasuku kwiba pe. Agahanga kawe kameze kuri yase ni gato kuriya. Sindakwatoye se man. Wayakora mu kawe wasanga unabicurika we n'agahanga kawe kari hano. Kuki ataba yicaye? Kora mu gahanga kawe wisutuma ngira amatsiko. Kuki ataba yicaye se uretse gato. No kuri kw'Imana hagariho. Reka ngukoza handi woroshye. Nta kibazo. Ariko ntabwo nshaka ujye ukoraho cyane bikabije. Arume kutangiye kuzana ahantu horoshye ubu nama ahantu horoshye se. Asharu. Ahanga wamureze n'ahantu hasanzwe n'ahantu horoshye. Arumshaka kuri imbwa ariko mani mu busanzwe. Ntago ari kubivuga gusa. None ngiye gukoresha ahantu hanyuma. Oya nta kibazo Rumi. Ahantu hanyuma. Ariko uruvuga ngo urahakora wiruka. Nuko rikosa. Sinshaka ko wamurezi we. Uzi iki gice amafaranga cyantwaye mwana. Masenyi utambeshye ntabwo ureba. Oya bibisaba gushishoza mani. Cyaciro cyumvishe. So ladies and gentlemen, tajya on introducing uno mujama, ni umuhanga, ni umunyarwenya,
apati yo kuba afite indi condition yose ari funny aramfasha kuri stage reka duhe umwanya abandi nabo baze bakore ariko mumukunde kabisa ari talented amashyi menshi kuri maso y'inyara Feeling lost, you're the mono ile. Bakinga hongera inyanuka. Bakinga hongera inyamuzinzi.